Yesu nashimwe. Aka kanya dushimye Imana ko twongeye kubona umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka dutangire uyu mwanya dusenga Imana. Data wa twese wo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, turagushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye umwanya uduhaye. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, ndinginze ngo nyaguhora ku ngoma Imana wirurukire kubana natwe muri uyu mwanya, ari ugiye kumva ijambo ryawe, ari nanjye Uwiteka Imana, twese dufashwe nawe. Urakoze rero nyaguhora ku ngoma Imana, iri jambo ryawe rimanukane ubutware n'ubushobozi budasanzwe, risenyere Satani n'abadayimoni mu mitima y'ubwoko bwawe, kandi ryubake iby'ubugingo. Urakoze, icyubahiro ni icyawe, mbisabye ntyo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze, amen. Yesu nashimwe. Aya masaha ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana ryanditse mu byanditswe byera, ubutumwa uko Yohana yanditse abwirijwe n'umwuka wera, yandikira amatorero 7 abwirijwe n'umwuka wera mu byahishuwe. Imana nishimwe cyane. Ariko mbere ya byose reka nibwire abatanzi, amazina yanjye nitwa Bishop Uwubugingo Leonira, ndi umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Imana rero ibaha umugisha, kandi nkaba nkwifuriza wowe ufunguye iyi nyigisho yuko wajya udukurikira igihe cyose kuri chano yacu ya Elayono, ukoresheje ijambo Elayono ukandika Mana cha, ugakurikira kuri YouTube chano yacu. Imana ibaha umugisha. Reka dukomeze rero ikigisho cyacu. Intego y'iri jambo iravuga ngo umvira umwuka wera aguhe icyo ushaka cyose. Umvira umwuka wera aguha icyo ushaka cyose. Ahari ntago usobanukiriye we imbaraga z'umwuka wera, ariko uyu mugoroba ndagira ngo nkumenyeshe ko tugiye kwiga ku buhanuzi umukozi w'Imana yahishuriwe n'Imana ubwo yari ku kirwa Patimo, umukozi w'Imana Yohana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ibyahishuwe Yohana, urwandiko rwandikiwe abi Laodikiya. Imana ishimwe cyane. Dusome duturutse n'ibice 3 tuvanye ku murongo wa 14 dushyitse ku murongo wa 22. Wandikire marayika w'itorero ry'Laodikiya uti: Uwita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka ukuri. Imana ishimwe. Inkomoko y'Imana yaremwe aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, Imana ishimwe, yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko uri akazuyazi, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama. N'Uwiteka kuvugana nawe amasaha. Dore ndakugira inama. Kurikira inama Uwiteka agiye kukugira aya masaha igihe nk'iki, aho uri hose. Ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone kuba umutunzi. Kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero ugira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire.
unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Imana ishimwe cyane. Bene data ba Kristo, iri ni ijambo ry'Imana. Aya masaha ni ubuhanuzi. Aya masaha ni ijambo ryururukiye kuri wowe umunsi nk'uyu. Iyo dusomye uru rwandiko, iyo dusomye iki kibwiriza, turumvamo yuko Yohana yandikiye itorero ry'Ilawodokiya. Itorero ry'Ilawodokiya ni umurwa wari ukize cyane wo mu gihugu cya Furujiya ho muri Aziya ku butegetsi bw'Abaroma. Akaba uwo murwa wamenyekanye kubera wari ufite amabanki menshi, wari ufite ubutunzi, wari ufite inganda, ndetse ngo wari ufite n'ivuriro. Icyo gihe rero uwo murwa mu bigaragarira amaso y'umwana w'umuntu, kuko uwo murwa wari ufite ubutunzi, wari ukize. Ariko noneho Yohana ari mwiyerekwa, ari mu gihe cyo kubwira ayo matorero 7 yo muri Aziya. Umwuka wera aramubwira ngo ubwire itorero ryo muri Lawodokiya ngo wirita amena. Imana ishimwe. Umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, uwo ni Yesu Kristo, uwiyita amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri. Imana nishimwe cyane. Atumwa kuri iryo torero ry'Ilawodokiya, abwira abanyetorero amagambo 4 akomeye. Yesu nashimwe cyane. Yavuze amagambo 4. Yavuze ijambo ryo kuba abantu muri icyo gihe bafite ubukonje. Avuga ijambo rya kabiri ry'ubushyuhe, yifuzaga ko abantu icyo gihe bagira ubushyuhe. Avuga irindi jambo ry'akazuyazi, avuga n'ijambo ry'Imana. Imana nishimwe cyane. Aka kamwanya dushobora kwibaza ngo se ni ryari umuntu aba ayumva akonje? Igihe umuntu akonje ni igihe aba akeneye ikintu cyo kwifubika, umubiri utamerewe neza, akumva arakonje rwose. Ngira ngo abantu benshi baba mu maklima atandukanye bakumva ubukonje ukuntu bubabaza. Iyo umuntu akonje ntago anezerwa, ntiyisanzura, ntago ushobora kurambura amaboko yawe, ahubwo urayiyegereza. Imana idusange bene data. Noneho Imana yo yifuzaga ko ituma umugaragu wayo kuri iryo torero ry'Ilawodokiya, yifuzaga ko bagira ubushyuhe. Umuntu yashyushye n'igihe abanezerewe, n'igihe yumva umubiri umeze neza, n'igihe yumva adakeneye ndetse n'ibindi bintu, n'igihe atambagira rwose akagenda yumva yisantareze. Icyo ni Imana yifuzaga kuri iryo torero ry'Ilawodokiya. Ariko Imana irongera ivugana n'umugaragu wayo Yohana ngo babwire ngo muri akazuyazi. Imana idutabare. Nibakonje, nibashyushye, mbese babaye ibinyabibiri, bafashe impu zombi. Imana idutabare. Igihe rero cy'ubukonje, igihe umuntu aba ameze ate? Icyo gihe uzagisoma mu rwandiko rw'Abagalatiya ibice 5 ku murongo wa 19. Umuntu iyo afite ubukonje, icyo gihe uzamusangana imirimo ya kamere, ariyo gusambana, ariyo gukora ibiteye isoni, ariyo iby'isoni nke, ari ibyo gusenga ibishushanyo. Icyo gihe umuntu uri mu busambanyi, umuntu ukora ibiteye isoni, burya yaba yarangije kuba mu bukonje, nta bushyuhe aba afite. Abasenga ibishushanyo, abaroga, abayangana, abatongana, abagira ishyari, abari umunyamujinya, abagira kwitandukanya, abayirema ibice, abagira kunywa no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibisabiryo. Abo ngabo baba bari mu bukonje. Abo nibo umwuka wera yahanuye, abo nibo yabwiye Yohana, aramubwira ngo ugende umbwirire itorero ry'Ilawodokiya yuko riri mu bukonje, riri mu busambanyi, riri gusenga ibishushanyo, riri mu nzangano. Reka mbabwire, nubwo turi mu bihe bimeze gutya, iki cyorezo cyugarije isi, ariko abantu bari mu bukonje. Abantu bari mu busambanyi, abantu bari mu businzi, abantu baziruye ibizira, basubiye mu bizira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana twumvise rivuga ngo ngiye kukuruka, kuko umuntu wo muri iki gihe ari gukora ibizira, ibyo yarazi ko ari kirazira, azi ko ijambo ry'Imana ribyanga, ibyo yarabiziruye. Imana idusange.
ariko rata ngo iyo umuntu ushyushye aba ameze gute? Umuntu ushyushye tuzamubona ku murongo wa 22 aha muri iki gice cy'urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya 5 umurongo wa 22 ngarika imbuto z'umwuka wera n'urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Imana ishimwe cyane. Ese wowe muri iyi minsi bimeze gute? Reka nkubwire mwene data, birashoboka rwose kukonje. Burya ni byiza yuko wafata uruhu rumwe, kuko abarokore ubu hari terime njya nkunda cyane, baravuga ngo gukizwa nabi bitera umwaku. Gukizwa nabi bitera umwaku. Ugera mu bapagani ukumva ni woke, wagera mu bakristo bari guhimbaza baramya bavuga bati Imana yangiriye neza, uti mwebwe muceceke ntago muzi ahubwo icyo Imana yakoze ku buzima bwanjye. Ukabura bacecekesheje, wenda ugatangira no kuvuga amakuru yabo wumvise atari n'ibyawe. Reka nkubwire mwene data, ndagira ngo nkushishikarize ibintu bibiri. Reka nkubwire hitamo gukizwa, cyangwa se nimba uri umwana wumva warimbuka wakorera Satani, ntawe ukeza abami babiri, ntabwo bibaho. Imana idusange, ijambo ry'Imana rituganze. Mwene data y'amasaha ndi kukwingingira ngo umvira umwuka wera nawe aguhe icyo ushaka cyose. Ijambo ry'Imana rikambwira muri Zaburi 50 umurongo wa 16 rijyanishijwe n'iki cyigisho kivuga ngo wowe ugumya ufata impuzu zombi. Reka tuhasome mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa 16 handitse nguki? Handitse ngo ariko umunyabyaha iramubaza iti. Imana hari ikiri kuvugana n'umuntu ufite impuzu zombi. Umunyabyaha Imana iramubaza iti, wowe wabaye umva nawe ubwawe ntuzaho wikarasa. Bahamagaye abakristo umva rwose bikuryohera, bahamagara abapagani ukumva wishimiye ibyo bakora. Ariko umva ijambo ry'Imana ayo masaha igihe nk'iki ngo umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye? Wiruhiriza iki? Wiruhiriza iki kuvuga amategeko y'Imana mu kanwa kawe? Umva irindi jambo ngo ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe. Wowe wirirwa ushyira isezerano ry'Imana mu kanwa kawe, ukarahira rega n'izina ry'Imana, ukavuga ngo wowe uri umukristo, ngo wiruhiriza iki? Ubwo uri inyanga guhanwa. Reka nkubwire, si ubwa mbere wumva ubutumwa bw'Imana kuri radio buratambuka. Reka nkubwire, si ubwa mbere wumvise ubutumwa bw'Imana ariko wabaye inyanga guhanwa. Izina ry'Imana rikuganze, kandi umwuka wera akumurikira igihe nk'iki. Ntabwo tukiri muri cya gihe ari ukubwiriza ngo uzihane ejo, ntabwo uzi ibyejo. Nk'uko tutamenye itariki n'umunsi covid izagerera kuri iyi si, ikaba yaratumye abantu bose bahama hamwe. Icyo kikubera icyitegererezo, umenye ngo n'aka kanya Yesu yaje. Ariko se kuki wabaye inyanga guhanwa? Reka nkubwire, ubukonje burakwishe, ariko iyo ugeze ahantu bavuga izina ry'Imana nawe uvuga kuri umukristo, ndetse ufite n'izina ry'ukuri umukristo rwose. Ariko ijambo ry'Imana rirakubwira ngo wiruhiriza iki? Wiruhiriza iki? Ubwo uri inyanga guhanwa. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro, kandi imbaraga zawe zikuganze. Imbaraga z'Imana zikuganze, imbaraga z'Imana zikuganze, mwuka wera kuganze. Ngubwo uri inyanga guhanwa, ukirenza amategeko yanjye, ukubanya umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatanya n'abasambanyi. Ukubanya umujura ubona ari woke, kandi ukifatanyiriza n'abasambanyi. Ayiwe umusambanyi ntushaka kumubwira ko gusambana ari icyaha, ahubwo uramubwira uti waratinze. Wabona umubyeyi muri iki gihe byashoboye ukamukangurira kwicuruza, ukamubwira ngo rega Yesu ngo ibyo byarayoberanye, biyobeye wowe kuko utarumvira umwuka wera. Ariko umvira icyo umwuka wera agusaba igihe nk'iki, nurangiza umwuka wera araguha icyo wifuza. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, aya masaha ni wowe mvugana nawe. Aho uri hose, ni wowe mvugana nawe. Nyemerera kakamwanya wongera utekereze. Ese muri iyi minsi numvira umwuka wera, ijwi ry'Imana ndaryumvira,
cyangwa ndarininira cyangwa nigize nk'uwabimenyere. ntabwo Imana imenyerwa, ntabwo Imana imenyerwa. niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryabwiye ab'itorero ry'Ilawodekiya ngo ubwo udakonje ntubire ngo ngiye kukuruka. Imana itutabare, oya ntihakagire uwurukwa n'Imana, kuko Imana ikurutse se wabahe? Imana ikurutse se wajya he? ngo ubwo udakonje ntubire ngo ngiye kukuruka. ariko Imana ikugirire neza, Imana igutabare, Imana ikurengere. ngabo nkunda bose ndabacyaha, emera gucyahwa n'ijambo ry'Imana, kuko rega impamvu iyi message ibije ni ukugira ngo Imana igucyahe garukiraho wari ugeze, ubivangavanga ufata impu zose ntugarukiraho. ngabo nkunda ndabacyaha kandi nkabahana. Imana idutabare turengere. ngabo nkunda ndabacyaha kandi nkabahana. ngibihano ngo nuko rero gira umwete wihane, va mu byaha, va mu nzangano, va mu businzi, va mu busambanyi, va muri kamere zose, va mu kwirema ibice. reka nkubwire, va mu byaha wihane. sura abarwayi, ariko telefona muri iyi minsi abuzi bameze nabi, ubabwira uti nimukomere, umwami wacu Yesu Kristo aracyari ku ngoma, yiteguye kuturengera no kudutabara. Imana nishimwe cyane. Imana ikatubwira ngo kandi ngunesha ngo nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, ngo nkuko nanjye nanesheje ngo nkicarana na data ku ntebe ye. Imana ishimwe. ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. nimba ufite ugutwi wumva icyo umwuka akubwiye amasaha nkaya. Imana ibaha umugisha. dusenge mu izina rya Yesu Kristo. data wa twese wo mu ijuru, iri jambo rije ari imbuzi, iri kutuburira, riradusaba ngo tuve mu bigawa, ahubwo dukore ibyo gukiranuka kandi tumaramaze, tugenderere mu mucyo wawe, ari ryo jambo ryawe. mwami wanjye Yesu Kristo, ndakwinginze ngo iri jambo rigere ku muntu wari uri gufata impu zombi, rigere ku muntu wari uri kubivangavanga aya masaha. ndinginze ngo Mana mwuka wera uriherekeje imirimo n'ibitangaza, buri wese rimuhumura amaso ye, buri wese rimukore ku maso y'umutima, mu izina rya Yesu Kristo. nyaguhora ku ngoma Imana, nukuri nsengeye ubugingo bwa benshi, nsengeye abazumvira ijambo bose, urikoreshe iby'ubutwari, urikoreshe ikidasanzwe, mu izina rya Yesu Kristo. mwami wanjye ndinginze ngo kandi rikize iby'ubugingo, rikize n'umubiri, mu izina rya Yesu Kristo, kandi rema ibyiringiro. mwami urakoze. ibyo byose mbisenze gutyo kandi mbisabye mu izina rya Yesu Kristo. urakoze. Amen.